Ndagusuhuje nkwifurije kugira ibihe byiza kuri ukurikira Urumuri Media. Niba uri mushya nawe fata akanya gato cyane udushyigikire ukanda subscribe ndetse ukandi no ukazogera kugira ngo amakuru ndetse n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi bitazajya bigucika. Ni mu karere ka Nyamasheke ahari kuvuga inkuru y'abagitifu bane b'imirenge basezeye ku mirimo yabo. Abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge ine muri 15 igize akarere ka Nyamasheke bandikiye ubuyobozi bw'akarere basaba guhagarika imirimo. Uko ari bane amabaruwa yabo yakiriwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke kuri wa 29 Werurwe 2025. Abasezeye ni Mudahigwa Felix wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyabitekeri, Nabagize Justine wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Ruharambuga, Bigirabagabo Moise wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera, na Nsengiyumva Zabroni wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri. Bigirabagabo Moise wasabye gusezera ku mwanya w'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Karengera yemereye Igihe dukesha inkuru ko yanditse asaba gusezera kuri iyi mirimo. Yagize ati "Nanditse nsaba gusezera akazi ku mpamvu zanjye bwite, negereje ko bansubiza ntawabinsabye." Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Bwana Mupenzi Narcisse yabwiye iki gitangazamakuru ko aba bayobozi koko bandikiye umuyobozi w'akarere basaba gusezera akazi. Avuga ko nk'uko biteganywa na stati rusange igenga abakozi ba leta bagomba guhabwa igisubizo bitarenze mu minsi 30. Uyu muyobozi w'akarere yavuze ko baraza kwicara bagasuzuma amabaruwa yabo hanyuma bakabasubiza. Meya Mupenzi abajijwe niba nk'ubuyobozi bw'akarere ntacyo bari basanzwe banenga mu mikorere y'aba bayobozi basezeye, yavuze ko akenshi iyo umuyobozi yanditse asezera aba afite ibyo atujuje mu myitwarire mbonezamirimo. Yagize ati "Abaturage ntibagire impungenge, serivisi zirakomeza gutangwa. Iyo umukozi avuye mu nshingano hateganyijwe uburyo asimburwa by'agateganyo mu gihe hari gushakwa undi mukozi." Mu banyamabanga nshingwabikorwa basezeye harimo abavugwaho imyitwarire idahwitse irimo gukubita abaturage, kunywa inzoga mu masaha y'akazi, n'abavugwaho guha abaturage serivisi mbi.